Alright guys, kanizere ko mukomeje kuba neza cyane gatanu ku kandi twa Justin Mbuga 250 50 ukeneye kuzamura social media zawe duhamagara kuri 0788 35 95 so nizere ko mumeze neza cyane. Amwe mu magambo yatangajwe n'uwo bita Santibi ubwo basezeragaho Miss Jessica w'u Burundi yatangaje agira ati sinshidikanya ko ugiye heza mukobwa wanjye kuva umunsi wa mbere duhura nkakubonamo impano nkagutwara studio ukagaragaza impano yawe gushyika umunsi nakubuze kandi uriho sinigeze ndagukura ku mutima. Right, Santibi wacu yakomeza agira ati gushyika ubu sindemera ko wagiye burundu ko ntazongera kukubona. Kumbure ko nagufataga cyane nkagukingira aho hanze huzuye intare ziryana ntibyari kubuza icyo Imana yakwandikiye ariko by'ukuri udusize mu maganya. Santibi wacu yakomeza agira ati aheza ni mu ijuru smile mama we love you forever more lip Miss Jessica. Alright, so nizere ko mumeze neza guys. Hano hanjye nze ntabwo biba byoroshye, kura neza wigendere, haranira kuba umunyakuri, haranira byibura gusiga wanditse zinanda, haranira gukora buri kimwe cyatuma byibura ugaragara neza muri rubanda. Nta muntu ushimishwa na benshi cyangwa se gushimisha bose, ariko your future our pilot and forever. Yes, kandi igeno ryawe burya Imana niyo yariteganyije uyu munsi ejo wagenda, ariko byibura gira icyo usiga. Ese icyo usiga waruzi ko aricyo byibura kizaba intandaro yo kuburana byeruye mu mugaragaro umunsi w'urubanza? Yes, nitwa Justin Mbuga 250 rero ukeneye kugura subscribe views watch time aba followers kuri